nk'uko umubiri wacu tuwugaburira niko dukeneye kugaburira umuntu wacu w'umwuka ari wo w'imbere kugira ngo akure akomere yirinde. Tubahaye ikaze mu biganiro by'umugati w'ubugingo aho dusangira namwe ijambo ry'Imana. Dukomeze inyigisho zacu bakunze ibiganiro byacu. Uyu munsi turigira hamwe urwandiko rwandikiwe itorero ry'Ituwatira, zikaba ari inzandiko ziri mu byahishuwe. Uyu munsi rero turi bukomerezeho, nongera kubibutsa ko tutari bwige amateka y'aya matorero, ahubwo turi kwiga umwuka wari urimo n'icyo marayika w'Uwiteka yarashaka kubwira iryo torero. Kandi tubibutsa yuko iyo tuvuga itorero tuba tuvuga ubuzima bw'umuntu w'umukristo ku giti cyiwe n'icyo Imana iri kumubwira. Niyo mpamvu Yesu Kristo ari kubwira Yohana yamubwiraga ngo ufite ugutwi niyumve icyo umwuka abwira amatorero. Haleluya. Turasoma rero mu byahishuwe 2:18 tugeze kuri 27, dusoma urwandiko rwandikiwe ab'Ituwatira. Haravuga ngo wandikire marayika w'itorero ry'Ituwatira uti: umwana w'Imana ufite amaso asa n'ibirimi by'umuriro n'ibirenge bye bisa n'umuringa w'umuteke aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe n'urukundo rwawe no kwizera kwawe no kugabura kwawe no kwihangana kwawe, n'uburyo imirimo ya nyuma iruta iya mbere kuba myinshi. Nyamara mfite icyo nkugayaho, kuko ukundira urya mugore Yezebeli wiyita umuhanuzikazi akigisha imbata zanjye, akaziyobya kugira ngo zisambane kandi zirye intonorano. Icyakora namuhaye uburyo bwo kwihana, ariko ntiyashaka kwihana ubusambanyi bwe. Dore nzamugusha ku buriri, mutezana amakuba menshi n'abasambane be nibatihana imirimo yabo mibi, kandi n'abana be nzabicisha uruvu. Amatorero yose amenye yuko ari jye urondora ubwenge n'imitima, kandi ko zitura umuntu wese wo muri mwe ibikwiriye ibyo yakoze. Ariko mwebwe mwese abasigaye b'Ituwatira badakurikiza izo nyigisho kandi batazi ibyo babandi bita ubwiru, aribwo bwiru bwa Satani, ndababwira nti nta wundi mutwaro mbikoreza keretse uyu, ko mukomeza ibyo mufite mukageza aho nzazira. Unesha akitondera imirimo yanjye akageza ku mperuka, nzamuha ubutware bwo gutwara amahanga yose. Azayaragiza inkoni y'icyuma nk'aho ari inzabya z'ibyuma, ayimenagurize rimwe nk'uko nanjye nabihawe na Data. Kandi nzamuha inyenyeri yo mu ruturuturu. Ufite ugutwi niyumve icyo umwuka abwira amatorero. Haleluya. Iri ni itorero ririmo amagambo menshi cyane, cyangwa se inyigisho ndende umuntu ashobora kwigisha nko mu byiciro bitatu, ariko ndagerageza kugira ngo mbivunagure mbishire mu mwanya ukwiriye, ndasa ku ntego ku byo dukwiriye kumenya. Yesu ashimwe. Twize ko Imana amatorero yose ayazi, kandi nk'uko ituzi niko izi n'amatorero n'umwuka uba mu muntu. Iri torero muri rusange Imana ifite ibyo yarigayeho n'ibyo yarishimyeho. Imana yavuze ngo nzi imirimo yawe n'urukundo rwawe no kwizera kwawe no kugabura kwawe no kwihangana kwawe, n'uburyo imirimo ya nyuma iruta iya mbere kuba myinshi. By'ukuri ibi ni ibintu byiza cyane. Ni ukuvuga ngo ni itorero Yesu Kristo amaze kugenda ryasigaye rikora imirimo myiza, ritera imbere, rirashimwa n'Imana. Yesu ashimwe. Ngo kuko twahamagariwe kuba imirimo myiza, dukwiriye kugira n'imirimo myiza. Kandi ikirenze w'iri torero ryo ryarakoze, rirangije rikora n'ibirenze biza, mbese ari imirimo iruta iya mbere. Nta kiza nko gukorera Imana ariko ukagenda ukura no mu mirimo, ukava mu gukora ibintu bike ariko noneho bikaba na byinshi, no mu maso y'Imana ikabyishimira. Ariko iri torero rifite ikintu Imana yarigayeho kimwe kandi gikomeye, aricyo kibazo nibaza ko kiri cyane cyane mu matorero y'Imana. Iyo tuvuga amatorero, kuvuga ahantu abana b'Imana bateranira. Yesu ashimwe. Ni byinshi dushobora kwiga kuri uyu mwuka wa Yezebeli. Imana rero ifite icyo yarigayeho, yavuze ngo mfite icyo nkugayaho, ku murongo wa 20, kuko ukundira urya mugore Yezebeli wiyita umuhanuzikazi akigisha imbata zanjye, akaziyobya kugira ngo zisambane kandi zirye intonorano. Yesu ashimwe. Intonorano ni ibiryo by'ibigirwamana. Amakuru ya Yezebeli rero ushobora kuyasanga mu gitabo cy'Abami ba mbere, ukayasoma neza cyane uturutse wenda nko gice cya 18, ugasoma Yezebeli yari umwamikazi ariko yakoze imirimo mibi cyane ku gihe cy'umwami we Ahabu ategeka. Ni ukuvuga ngo yari umugore wari ufite imico myinshi mibi cyane itajyanye n'uko Imana y'Abisirayeli yari imeze. Ariko rero Imana ije kureba ino torero yasanze hari umwuka wa Yezebeli. Yezebeli rero nubwo yari umugore
umwuka ntabwo uba umugore cyangwa umugabo. Umwuka ni umwuka wa Yezebeli ushobora kuba mu mugore, ukaba mu mugabo, ukaba mu mwana, ukaba mu muntu wari wese yambaye umubiri. Twize kandi yuko uko umwuka w'Imana uba mu muntu kugira ngo umukoreremo, niko n'umwuka wa Satani ushakisha umuntu ituramo. Ukuvuga ngo kuri Imana igukene kugira ngo igukoreremo, n'abadayimoni baba bashakashaka umuntu bakoreramo kugira ngo ibibi byabo bikoreke ku isi. Nta mwuka wambara umubiri, ntibishoboka keretse umuntu awemereye. Umwuka w'Imana rero urawemerera ukagukoreramo cyangwa se ugakoreshwa na Satani. Yesu ashimwe. Nongera kwibutsa yuko rero uyu mwuka wa Yezebeli ngo niki Imana yawugaya kuri iri torero ry'Ituwatira. Yesu ashimwe. Dutega amatwi cyane tumenye neza uwo mwuka wa Yezebeli. Nagendebamo ingingo nke nshobora gukuramwo ku bijyanye n'umwuka wayoboraga uyu mugore witwa Yezebeli mu gihe cy'umwami Ahabu. Rero Imana ijya kureba rino torero yasanze rifite ikibazo gikomeye cyane cyo kureka umwuka wa Yezebeli cyangwa umugore wita umuhanuzikazi akigisha imbata ze. Imbata z'Imana ni iki bene data? Imbata z'Imana ni abana b'Imana. Ni wowe ushobora kuba urimo kunyumva cyangwa se abandi bana b'Imana uzi. Abantu bose bakijijwe bari mu nzira z'igisiyoni, bakijijwe bakiri umwami Yesu. No kuvuga ngo rero twahamagariwe kuba maso kugira ngo twirinde, kugira ngo tutinjizwamo n'umwuka wa Satani. Tubibutse ikivugo cy'uyu muyoboro no kugira ngo umuntu w'Imana amenye ijambo ry'Imana, yirinde abashe guhagarara neza kugira ngo atamburwe icyo yakiriye, kugira ngo umwami Yesu naza azamujyane mu bandi. Yesu ashimwe. Dukwiriye rero kuba maso kugira ngo uyu mugore witwa Yezebeli, uyu mwuka mubi uba ku bana b'Imana utatwinjiramo cyangwa se ngo tuyobore. Twibuka ko uyu mugore yari ari mu mwanya wo kuyobora. Yesu ashimwe cyane. Icyo nshaka kuvuga ni iki bene data? Yezebeli rero tuzamusanga ahantu turi, kuko wibuke ko iri torero ryakoraga imirimo ishimwa n'Imana kandi ndetse myiza kuruta iya mbere. Ariko ikibazo cyari gihari nuko iryo torero ryarekaga Yezebeli akica abana b'Imana, akayobya abana b'Imana, bakajya kuramya ibigirwamana, bakava ku Mana bakarya intonorano. Nukubera iki rero uyu mugore yakoraga iki rero? Tugiye kumwigaho gatoya. Umwuka wa Yezebeli kugira ngo tubashe kuwirinda nuko tumenya kuba ahantu hose, kandi ushobora kuba mu muntu wari we wese. Yesu ashimwe. Ushobora kumbwira ngo nge sinjya mu itorero. Birashoboka ko wakwirinda kujya ahantu abana b'Imana bateranira bitewe wenda n'amateka yawe, ibintu wagiye ubamwo muri iyi minsi. Ni ibintu byateye abantu ntibagishaka guterana. Ariko icyo nakubwira, Yezebeli ashobora no kugusanga mu kazi ukoreramo. Yezebeli ashobora no kuba mu rugo rwawe, ugasanga niwo mwuka urimo urakuyobora, niwo urimo uragutsikamira, niwo uratuma utakibasha gukorera Imana by'ukuri. Nubwo imirimo yawe ari myiza, nubwo ukijijwe, nubwo ukunda Imana, nubwo ukora abantu bakagushima, nawe ubwawe ukireba ukavuga uti kweri nirebye ndabona ko imirimo ya mbere irutwa n'iy'ubu ngubu, ndabona narasigaye nkorera Imana cyane. Ariko ushobora gukorera Imana ufite umwuka wa Yezebeli ugutsikamiye uri hejuru. Uyu mugore rero yakoraga iki? Nagerageje kwegeranya ingingo nkuru nawe wireba uvuga uti ese koko ibyo ndiho ndakora uwo mwuka ntuntsikamiye? Ngira ngo mbabwire, ukura amaso ku bandi, rebe aho uri hose, haba mu kazi, haba mu rugo, haba ku itorero usengeramo, ushobora gusanga utsikamiwe n'umwuka wa Yezebeli. Uyu mugore ikintu yakoraga ni igiki? Icya mbere yari umwamikazi. Ngo yari afite ububasha, yari afite ubushobozi bwo kugira ijambo avuga ku bwoko ayoboye. Yesu ashimwe. Gore yaramyaga ibigirwamana. Tugiye mu bami ba mbere ushobora gusoma neza ukuntu yabigenzaga. Amaze kuba umugore w'umwamikazi, yageze ahantu arema ibigirwamana. Ukuvuga ngo afata Isirayeli ayikura ahantu yaramyaga Imana nyakuri, Imana yaremye isi n'ijuru, atangira kurema ibigirwamana bikozwe mu ntoki z'abana b'abantu, bifite amazina atandukanye, akajya bategeka kubiramya. Nukuvuga ngo rero yabakuraga mu kuramya Imana y'ukuri, Imana yaremye isi n'ijuru, Imana yaremye abantu, Imana y'ubwoko bwa Isirayeli, abajyana mu wundi mwanya udakwiriye. Uzarebe cyane iyo hari umuyobozi imbere yawe akagira ibintu akunda, usanga kenshi nawe ubikunda. Kubera iki? Kubera ko Imana yamuhaye ubushobozi bwo kuba imbere yawe, kugira ibyo avuga, kugira ibyo akunda. Ubirebe no ku bana bato, bigira ingeso mbi ku bantu bakuru. Haleluya. Yesu ashimwe. Hari ahantu cyane mu nzandiko za Pawulo, ahantu henshi yagendaga avuga ngo bana bato mwirinde mutaramye izindi mana n'ibindi byinshi. Ariko tuzi yuko mu mategeko Imana yahaye Mose ya mbere yababwiye ngo ntihakagire izindi mana mu maso yanyu muramya. Haleluya.
kuva 20:3 aravuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Ni ukuvuga ngo Imana iyo ikureba wowe yaremye umuntu wayo, ntabwo ugomba kugira ikigirwamana, ntabwo ugomba kugira indi mana uramya. Ikigirwamana ni iki? Ikigirwamana ni ikintu cyose ushira imbere yawe ukakibona mu mwanya w'Imana, ukabona kidahari ko wapfa. Rero dukwiriye kuba abantu bareba ko nta kintu cyaje imbere yacu kikitambika tukakiramya. Ikigirwamana gishobora kuba ari ikintu ukunda, ikigirwamana gishobora kuba ari ikintu udashobora kurekura, ukavuga ngo sinshobora kureka iki kintu nkiretse napfa, cyangwa se uyu muntu avuye imbere nshobora gupfa sinabaho. Ariko nagira ngo ubwire ko Imana yakuremye ikaguha kuba umuntu ubohotse mu kuyiramya mu mwuka no mu kuri, uri umuntu wireba yonyine. Yesu ashimwe. Matayo 6:21 ko ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba. Kuko Imana impamvu idashaka ko tugira ibigirwamana ni kibene data, nukugira ngo umutima wacu womatane nayo. Ariko iyo ushize ikintu hagati yawe n'Imana, nicyo uhita ureba cyane ku kazi kawe, ukareba uwo mugabo wawe cyane, ukareba abo bana bawe cyane, mbese bikakwibagiza Imana. Aho nibwo uzamenyera ko nawe utakiramya Imana mu kuri no mu mwuka. Kubera iki? Kubera ikintu cyakubujije kubonana n'Imana. Ushobora kuvuga ngo uri mu bintu by'Imana, bikagutwara umwanya, bikagutwara amafaranga, bikagutwara igihe, ariko ugasanga Imana yarakubuze. Dukwiriye kuba abantu bicara bakireba mu mutima, ukavuga ese umutima wanje muri iyi minsi ufatanye uri komatana n'iki? Ni iki kiwuri imbere? Ni iki gituma nibagira gusenga? Ni iki gituma ntareka ibyaha? Ikintu kizakwereka yuko usigaye uramya izindi mana nuko utagifite imbuto zihwanye n'iby'Imana igushakaho, zihwanye n'abantu bihanye, zihwanye n'abantu bafite inzira z'igisiyoni, zihwanye n'abantu bakunze Imana. Ushobora kwitwa ngo uri mu bintu by'Imana, ariko uyoborwa n'umwuka wa Yezebeli, ukarwa n'ibigirwamana. Ufite gahunda nyinshi zikakubuza kugira umwanya wawe n'Imana. Wari uzi ko ibintu byose bizahagarara, abantu bazakurwaho, bazapfa, ibintu bishobora gupfa bigahinduka, ariko uzasigara uri wenyene uvuga uti Imana, ibintu byose bivuyeho ngasigarana nawe. Ese nasanga turi kumwe? Ese nasanga nta yindi Mana nashyize imbere yanjye? Ikigirwamana rero simpaka aba ari ikintu kibumbye cyangwa ishusho bunamira, ariko ikigirwamana gishobora kuba ari ikintu cyakuvanye ku Mana, kikakubera byose, kikakubera amaso, ukavuga ngo iki kintu kidahari cyangwa se uyu muntu sinshobora kubona Imana. Rero tuzabimenya gute? Tuzabimenya mu mvugo yacu. Hari igihe usanga urimo uravuga umuntu ibintu ikintu ugasanga wibagiwe Imana mbere na mbere niyo ugomba kuvuga, niyo inshoboza byose. Si umuntu agushoboza, umuntu ashobora kukuyobora, umuntu ashobora gukoreshwa n'Imana. Itorero ryawe rishobora kuba ikigirwamana mu gihe uribamwo ukora gahunda neza, ariko Imana mutakiri kumwe, utakihana ibyaha, utakiri umuntu w'Imana, kandi nawe urabizi. Umutima wawe urakubwira ngo nubwo urimo gukora ibi bintu ntabwo ngiye nkureba, ntabwo turi kumwe. Haleluya. Umutima nama wawe ari wo mwuka wera niwo ukubwira. Dukwiriye kwicara tukibaza tuti ese Imana turacyari kumwe? Yesu ashimwe. Aha ni ahantu ushobora gutinda cyane, ni inyigisho yonyine ubwayo, ukuntu abantu baramya ibigirwamana. Kura rero izindi mana mu mutima wawe, wimike Imana yonyine. Kuko Yezebeli cyashinzwe, umwuka wa Yezebeli ni ukukuvana ku Mana kugeza ubwo utangira kujya ukora ibyo we agusaba. Yezebeli agusaba kuramya ibigirwamana, Yezebeli agusaba kunamira izindi mana, ugasanga Imana yawe ntimukiri kumwe. Iyi ni inyigisho yonyine yihagije, ariko mu nkundire ngarukire hano. Ingingo ya mbere, ibigirwamana arabizana mu buzima bw'abantu akabavana ku Mana, ariko Imana iratubwira ngo ubutunzi bwawe buri, niho n'umutima wawe uri, niho n'ibitekerezo byawe biri. Ese ibyo bintu urimo, ibyo bigutwara umwanya, umutima n'amafaranga, Imana ibirimo, iragushigikiye ko Imana izi ukuntu bihagaze. Kuki wishuka? Imana ntabwo bayishuka bene data. Uyu munsi dukwiriye kwihana, ntitwemerere Yezebeli kwadutwara ngo niki Imana yarigayaho. Abazima Imana irabazi, n'abarwayi irabazi. Ese waba uri muri aba bantu batwawe n'ubusambanyi bwa Yezebeli? Ese waba uri muri aba bantu barimo barya intonorano kubera Yezebeli? Intonorano ni ibiryo by'abadayimoni, ni ibiryo byatambiwe Satani, bigirwamana. Mu Bisirayeli cyari kizira
uyu munsi intonorano ni ikintu cyose urya cyangwa se kikubeshaho ariko cyaciye mu nzira itari y'Imana. Imana ikakireba nk'ikizira ariko ukagikoresha kikakubera inyungu kikakuryohera, ubundi ibiryo biraryoha, ubundi umuntu aba bikeneye. Ni ikintu cyose ukoresha ariko kitanyuze mu nzira y'ubumana, ukarya intonorano, Imana ikakureba ikabona ko wabivanye mu nzira itari yayo. Twibutse yuko Imana iyo ivuze gusambana ntabwo gusaba ari imibiri. Gusambana ni ukwivanga n'ikindi kintu cyose kitari cy'Imana. Haleluya. Indi ngingo ya kabiri Yezebeli yazanye. Yezebeli yishe abahanuzi. Yezebeli ntiyatinye Eliya umuhanuzi akomeye, amutera ubwoba n'abahanuzi be 150. Eliya aragenda arihisha. Yezebeli ni umwicanyi. Yezebeli arica abahanuzi b'Imana. Ugenda ubisome mu Bami ba mbere igice cya 19, ugenda usome neza urebe ukuntu yabigenje. Haleluya. Ntabwo twasoma ibi bice byose byo mu Bami ba mbere ngo tubirangize. Iyo urebye ku ngingo yo kwica, Yezebeli aza kwica umutima w'abantu. Umwuka wa Yezebeli uzawumenya gute? Igihe uzabona abantu batakiyobotsa Imana, baribwa impano, basigaye bagendera mu bwoba. Yohana 10:10 aravuga ngo umujura ntazana n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko jyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Uwo ni Yesu yabivuga, avuga uburyo we ari umwungeri mwiza kandi ko ari irembo ryiza intama zigomba kwinjiramo. Kimwe mu mirimo ya Satani harimo kwica, kwiba no kurimbura. Yezebeli rero yishe abahanuzi. Twese twahamagariye kuba kanwa k'Imana, duhanure, tuvuge iby'Imana ikora, twamamaza ishimwe ry'Imana. Ariko uyu munsi abantu ntibacyamamaza ishimwe ry'Imana, ntibagihanura, ntibakivuga kugira neza kw'Imana kubera ko baribwe. Umujura aza kukwiba iyo warangaye, uri mu bigirwamana, iyo watwawe n'ibintu byose bikuvana ku Mana, araza akakwica. Tupfa gute bene data? Ntidufa ngo batujyane Rusororo cyangwa ahandi hose, dupfa mu mwuka, tugapfa mu mpano. Impfu zishobora kwigishwa mu buryo butandukanye, turaza kubyiga mu rindi torero. Ariko uyu munsi ndashaka kuvuga uburyo Yezebeli yica impano z'abantu. Ni runiga mpano, ni runiga mpinja, arakureba akabona utangiye kuzamuka mu by'Imana. Yezebeli kugira ngo agukureho, ibuke ko aba ashaka kukuzanira ubusambanyi no kukurisha intonorano, agerageza kugira ngo akwice. Yatumye Eliya ajya kwisha, akavuga ati mu bahanuzi bose nijye usigaye, avuga ati ndabica mbarimbure. Uzabona kuri murapfa rya bene data, ngiye utagifite umunezero w'Iteka, utagifite ubugingo, utagifite. Igihe uzabona uri mu bintu utacyumva umunezero w'Iteka, utacyumva Imana igihari muri wewe, ushobora kugenda uri umupfu, ugakorera Imana warapfuye, ukaba mu bwoba. Umwanzi wa mbere tugira n'ubwoba. Yezebeli atera ubwoba. Ingingo ya gatatu, atera ubwoba. Umwanzi wa mbere tugira n'ubwoba. Haleluya. Ubwoba bushobora kugutera ugakora ibyaha utakagombye gukora. Ubwoba buragutera ukakubwira ngo durugiye gukena. Kubera ubwoba ugatangira kwiba. Ubwoba buragutera ukakubwira ngo uriya muntu azakwica, ugatangira gushaka nawe bimwica. Ubwoba n'umwanzi wa mbere ku bantu bizera. Ubwoba nibwo ndunduro y'ibibazo byose. Ubwoba nibwo tangiriro ryo gukora ikibi. Eliya yaragiye arihisha, atangira kureka gukora icyo Imana yamubwiye. Imana ikamubwira haguruka, ubyuke, urye, ugende, uhanure, kugeza ubwo Imana yamubwiye ngo genda usange Ahabu, mubwire yuko yakoze cyangwa n'Uwiteka, umuhanurire. Mu Baroma 8:14 aravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana, kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha uti aba data. Dufite data. Niki kigutuma wihisha? N'umwuka wa Yezebeli. Niki kigutuma udashobora kuvuga ibyo ugomba kuvuga ukuri? N'umwuka wa Yezebeli. Iyo umwuka wa Yezebeli utsikamiye abantu baba mu bwoba, abanyempano ntabwo bongera gukora. Iyo umwuka wa Yezebeli utsikamiye abantu ushaka kubavana ku Mana, utuma umuntu ajya mu kwihisha, kandi Imana yaramuhamagariye kugenda ahabona. Turabana w'umucyo tugendera ahabona. Kwaha umwuka udutakisha ngo aba data. Bibwire data arakubohora uyu munsi, uboho kuve mu mwuka w'ubwoba. Nta kindi cyagutsikamiye. Itorero uyu munsi iri mu gihe cy'itorero cy'Ituatira. Kubera iki? Abahanuzi barihishije, abavuga butumwa barihishije, abantu bafite umwuka w'ukuri ntibakivuga, ahubwo ibinyoma nibyo byamamaye. Ibinyoma nibyo byabaye byinshi, kubesha kwabaye kwinshi, kwica abana b'Imana kwabaye kwinshi kubera gutsikamirwa n'umwuka wa Yezebeli. Umwuka wa Yezebeli uraza ugatera mu rugo,
abana bakabaho mu bwoba, umugore n'umugabo bakabaho mu bwoba batavugishana, kubera ko umujura yaje kubiba, akabiba amahoro, akabiba umudendezo wo mu rugo rwabo. Umwuka wa Yezebeli waraje witambikamwo, umugore n'umugabo ntibavugana, abana ntibishimye. Igihe uzabona ko watewe na Yezebeli n'igihe utangiye kujya gukora ibintu wihisha twakigendera mu mucyo, ariko ukuri ngo twaraguhawe niko kuzaduha kwidegembya, niko kuzatuboha. Usomye mu Bami ba mbere igice cya 21 uraza gusoma amakuru witwa Naboti. Naboti ngo yarafite uruzabibu yasigiwe nabi wabo, umwami Ahabu ararukunda. Hanyuma Naboti aravuga ati sinaruguha. Umwami atangira gutwaza ibitugu, aramubwira ngo rumpe, ararakara. Naboti aranga. Dukwiriye kwanga guha Yezebeli byacu, tukemera tukabizira. Kuki wemera gutanga uruzabibu rwawe? Uruzabibu rwawe n'ubwiza Imana yaguhaye. Bahaye gato kuri iyo nkuru, Naboti yamwimye uruzabibu rwe. Ni nk'umuntu akunda ibintu byawe kandi bifitiye gato, yafite byinshi. Uyu mwami ntago yarabuze imirima, ntago yarabuze abantu umurima munini yafata, ariko yaragiye afata umurima akunda iby'abandi. Wari wakabona umuntu afite ibintu byose, Imana isa naho yamuhaye ubutunzi bwose, ariko agakunda akantu kawe gatoya, akifuza urugo rwawe, akifuza ibyawe, akifuza kugira nk'ibyo wowe ufite, kandi Imana yaramuhaye byose. Uyu mwami Ahabu yarafite ubutware n'ubushobozi bwo kuyobora igihugu cyose, ariko aragenda amaso ye amujyana no ku ruzabibu rwa Naboti. Ararukunda, aramubwira ngo rumpe. Naboti ati reka da, sinaguha ibyo data yampaye. Atahanye umujinya, umugore Yezebeli atangira kurondora umutima we. Yezebeli uzamumenya igihe atangiye kwibwira ibyawe ntabyo wamubwiye. Yezebeli agira imbabazi z'abazimu, agatangira kukubwira ko akwitayeho. Umuntu yatangiye kukwitaho afite ibindi yica, uwo ntuzamwemerere. Yezebeli aramubwira ati wibabara mwami, jyewe ndagenda nijye uri buguhe ruriya ruzabibu. Tekereza, umwuka wa Yezebeli uba mu mugore, uba mu mugabo. Twe kubishira ku bagore gusa, n'abagabo bagiye bagira umwuka wa Yezebeli, ukajya kwifuza iby'abandi kandi Imana yaraguhaye byose. Ukaniga abantu kugira ngo utware, ukagira abantu wica, ukagira ibyo ukura mu nzira kugira ngo wowe ugere imbere. Abami ba mbere 21:7, umugore we Yezebeli aramubwira ati dorere, ntutegeke ubwami bwa Isiraheli, byuko ufungure ushira agahinda. Ati nijye uzaguha urwo ruzabibu rwa Naboti w'Iyezereli. Yezebeli abazi ko afite ijambo rya nyuma, ntareba ubuyobozi, yarenze ubutwari Imana yahaye umugabo we. Aramubwira ati cara uceceke, genda bigukorera. Yezebeli agira amayeri, agira inzika, aratsikamira. Arangije ategura umugambi mubi wo kujya kwicisha Naboti. Arabwira ati nimwirize ubusa. Yezebeli ntatinya kwiriza, ntatinya gukora amasengesho. Arabwira abantu mwirize kubw'umugambi mubi afite, kubw'impamvu z'ibigirwamana bye. Abantu bakiriza bagasenga. Arabwira ati mushaka abagabo b'ibigoryi 2 bagenda imbere bamubeshere. Naboti baragenda baramubeshere, yatutse umwami. Barangije baramusumira, bamutera amabuye, baramwica. Arangije abwira umwami ati byukurye uruzabibu warubonye. Umwuka mubi wa Yezebeli ahuri wica itorero. Niyo mpamvu Yesu Kristo yabonekeye Yohani Patmos akamubwira ngo genda mubwire ko mbizi bya Yezebeli. Imana irabizi bya Yezebeli. Arafata akica abantu kugira ngo abone inyungu ze. Yezebeli ntatinya kwirukana abantu babifitiye uburenganzira kugira ngo abari bugaragara ajye imbere. Ushobora kubura ahantu ari kutsikamira umwuka wa Yezebeli. Yezebeli ashobora kuba ari mu kazi. Yezebeli abagira ngo abari bugaragara ahantu hose. Yezebeli arabesha. Umwuka wa Yezebeli icyo tuwurwanyira ni iki? Nuko wica abana b'Imana, nuko ushobora kwica itorero ry'Imana, nuko uvana abantu kuramya Imana nyakuri, ukabashyira mu bwoba, ukabatsikamira, ugatuma abantu bahamagawe n'Imana badakora. Dukwiriye gukora iki? Niyo mpamvu Imana yavuze ngo namuhaye amahirwe yo kwihana. Yezebeli ashobora kuba ari umuntu mwicaranye, ashobora kuba ari umuntu mukorana, ariko icyo twe dusabwa ni iki? Afite ibyo asabwa, dufite ibyo dusabwa. Icyo twe dusabwa ni ukutamukundira. Tuzamwangira gute? Ni ukumukura, kutemera, tugahagarara ku Mana, tukemera tukabizira, ntitube mu bwoba. Iyo utangiye kuba mu bwoba, utakivuga ukuri kw'Imana, ubutsikamiwe n'umwuka wa Yezebeli. Iyo utangiye gukora ibintu kumva uratsikamiwe, ntufite umwidegembyo wo gukorera Imana nk'uko Eliya byari bimeze, n'umwuka wa Yezebeli. Niyo mpamvu dukwiriye guhaguruka tukawurwanya nk'itorero ry'Imana. Muri iki gihe dukwiriye kuba abantu bahamagaye kubaho ubuzima butagutse nko muri Yohana 10:10, kuko Yesu ngo yaje kugira ngo tubone bwinshi
Haleluya. Iyi nyigisho ni ndende, ishobora kuvamo nyinshi cyane, ariko munyemerere ngarukire hano. Icyo duhamagariwe rero nk'abana b'Imana ni iki? Ni ukugira ngo ba Yezebeli tubaneshe, ntibadutsikame, ahubwo Imana ngo yabahaye amahirwe yo kwihana. Turwanye n'urubyaro rwe, ngo kuko Imana izazibatikurane n'abana babo ibice. Imana yacu ni Imana y'imbabazi, irashaka ko tuva munsi y'ubwo gutsikamirwa y'uwo mwuka. Icya kabiri, irashaka nanone yuko tuba urungano ruzabaho rurwanya umwuka wa Yezebeli. Uko ririya torero rya mbere Yesu Kristo akigenda ryari rimeze ry'Ituwatira, niko n'ubu tugomba guhagarara. Uru ni urwandiko rutureba uyu munsi muri iyi myaka kugeza umwami wacu agarutse. Ubu nta wundi mutwaro ngemba twaza mwebwe abasigaye, nuko mukomeze icyo mwahawe. Haleluya. Emera uhombe byinshi ariko ukomeze icyo wahawe. Emera uve munsi y'ugutsikamirwa kwa Yezebeli ariko uvuga ukuri ukuzire. Hanyuma uzaba usize umurage mwiza, uzaba urimo ukura neza nk'igiti cyatewe n'Uwiteka cyera imbuto igihe cyacyo. Reka dusenge, ariko umwuka wera agufashe kugira ngo izo ngingo twavuze, kutaramya ibigirwamana, kutarya intonorano nka ba Daniyeli, twemere tube mu nzara ariko turamya Imana nyakuri. Ntabwo twemerewe kurya, ntitwiyandurize ibiryo by'ibwami. Ibiryo by'ibwami nibyo by'intonorano, biba byatambiwe abadayimoni, bica kure, bica mu byaha, ariko tukabirya. Imana iturinde kurya intonorano. Haleluya. Icya gatatu, twirinde muka wo gutsikamirwa n'ubwoba, ariko tuba abantu bidegembya, dutakire Data nawe azadutabara. Nta kinanira Imana, izagukura munsi y'ubuyobozi bwa Yezebeli. Dushobora gusenga Yezebeli akavaho, Imana ikamuha umugisha ahandi, ariko tukaba abantu bari mu mwidegembyo. Byakumarira iki kuba ahantu Imana itakuzi? Byakumarira iki gukora ibintu ariko Imana ikureba nk'umuntu urya intonorano, nk'umuntu uri munsi y'ubuyobozi bwa Yezebeli? Imana itugire neza. Reka dusenge. Reka Mwami uyu munsi utubohore. Itorero ry'Ituwatira warirebaga nk'irifite imirimo, ryihangana, rikora neza, ndetse ngo imirimo ya kabiri kaziruta iya mbere. Ibyo turabigushimira, ariko ntibikwiriye yuko abantu bawe tubaho mu bwoba. Umwanzi wa mbere dufite n'ubwoba. Ndakwinginze mu izina ryawe Yesu Kristo, umenagura ingoyi zose z'ubwoba zari zitsikamiye abana bawe, kugira ngo Mana tubashe kubaho mu buzima busagutse, mu munezero, mu mbaraga, tuvuga ukuri. Ukuri kwawe niko kuzatubohora, niko wavuze, niko kuzaduha kwidegembya. Dukwiriye kuramya Imana y'ukuri, Imana ya Isiraheli. Mana, tuvanye amaso kwigirwamana. Ikintu cyose kiduha kurya intonorano kikatuvana kuri yo turakiyambuye mu izina rya Yesu. Ndagusabye kugira ngo Mwami imbaraga zawe uyu munsi Mana kwandikiye Ituwatira, vugana n'abana bawe, vugana n'ubwoko bwawe aho bari kunyumva hose. Mana ubabohore, ndamenagura ingoyi z'umwuka wa Yezebeli ziri ku buzima bwabo mu izina ryawe Yesu Kristo. Abahanuzi b'ukuri bari mu bwoba, bihishije kubera umwuka wa Yezebeli watsikamiye, mu izina ryawe Yesu Kristo ubaha izindi mbaraga, imbaraga zibavana mu buvumo, aho bihishije, aho batinya kwicwa na Yezebeli, mu izina ryawe Yesu Kristo w'i Nazareti. Mana yatabaye ikavugira na Naboti amaraso y'agataka. Mana uyu munsi ndakwingize kugira ngo abana bawe icyo bavuzeho bagisohoze mu izina rya Yesu. Mana imbaraga zawe zibavane aho bifungiranye, aho bafite ubwoba, aho batinya kuvuga. Ubwoba ni bubi, waduhaye mu kudutakisha ngo Aba Data. Reka abantu bawe bava ahantu bikingiranye. Waravuze ngo nimujya gusenga mwikingirane, Data ureba hihere nawe azabumva bagirire neza, mu izina ryawe Yesu Kristo. Abantu bazashira, ibyubahiro bizashira, ministeri zizashira, ariko umuntu azasigarana nawe. Niyo mpamvu gutaka kwacu Mana, iyo dutatse twikingiranye, uratwumva ugasubiza. Ndagushimiye kubikoze, ndagushimiye imbaraga nshasha uhaye abantu bawe, ndagushimiye itorero ry'Ituwatira utabaye. Mana uri Imana itanga amahirwe ya kabiri. Dusenge na ba Yezebeli Mana ubabohore, ngo cyakora namuhaye amahirwe yo kwihana ngo aranga, mu izina rya Yesu. Umwuka ukomeza abantu imitima Mana, waravuze ngo uzafata umutima umeze nk'ibuye ubakureho, ubaho umutima umenaguritse. Icyo ushaka si ibitambo n'imitima imenaguritse. Mwami turasenze amahirwe ya kabiri wahaye Yezebeli uyu munsi, umukomangire ku mutima kugira ngo arekure ubwoko bwawe, arekure abahanuzi bahanure, akura abantu mukuramya ibigirwamana, areke kunaniza abantu mu izina rya Yesu. Ndagushima kubatabaye, ndagushima kugiriye neza abantu bawe. Icyubahiro kibi cyawe iteka ryose. Amen.